usa nk'umuntu wagiye i Kigali. Narakandagiye n'amaguru yanjye no kuri kaburimbo. Ariko uzajya ngira teresi mpure nazo mu kabari. Je nibi bintu mwa mwanteze mwana munzu. Anyesi iriya nyene y'imbwa muri Karekezi isuzugure ku kabari. Hasi umusaza none mama yanjye kuko siga byuka yicaye. Ariko se muzee. Ubu koko uracyangwa inzoga kugeza amaginga ya nagusikana kuko nta kintu kimwakoze kandi uzika abana bose bagiye. Ndakuza amagambo yawe. Ahubwo nyihera amazi nikarabire mu maso dore amasaha ageze ubu nani yazanya akaryoshye nigira kwisomera agacupa. Gira vuba se. Yewe ndabambona do kandira. Ubundi urabona nakuyama nawe tukajyana ko. Ndezete bro. Nguma oita ya. Alisho ni tawabeni yana kwa. Ndeka voka. Kasi ande Niguza sengan. Sengan. Kweno mutangayire none no mise numva amazi. Umva iryoshye kubi. Avuta twira vakaba. Muzika yete naho zikuzi ariko njemo vuba menyekemo ariko nahagize ubuzima bwaho buranca dore misengura akavuka kasenkane zahereye nje nakugira inama niba bisanzwe ngiye murangira abantu inama kasengira inama kakire nakazi ibyo kugira urya voka mu muhanda nago ari sawa dore ngeza numvishe naniwe dore nicara hano ibyiza rero nuko waza tukajyana nuko ku buryo inahabaza ikintu ariko bambwiye se wose ngwino unkurikire wowe bikwereke byo umva mpereza wayimaze yo goindaga avuka yabona ukuntu uyipfuza bakwa muri mugize takavumo kanyumba tugende mwereke tube tubana ubona ubu tuba turi kumwe bereke ku buryo izinabaza ikina uko ndabona uri mushyashya ntago ndi mushyashya nimeze nabi tugende rero ngaho urakoze nta kantu k'akavumo gato mba nibera murabizi beka kagacuma nigendere abona kuranwa nawe ahangaha akira Kado. Kuramutse ucanye imbabura bimeze gute? Sema aho uragira ngo rega nge senze Sundi nka wazahiriye. aha ubwatsi bwo nabusha ahubwo mubajije iby'inka ndibuka. Umaze iminsi he? uzi ukuntu byangendekeye Kagere ngo byagenze gute? reka da buriya twaragiye naho hamuhungu ngo ni rucago anga njyanye i Kigali rero turagiye tugeze i Kigali ni heza cyokoze naho bihuriye n'iki cyaro cyacu byo ariko nkubwire ikindi kibazo nahuriye Use usa nk'umuntu wagiye i Kigali. narakandagiye n'amaguru yanjye no kuri kaburimbo mabaja uzi noneho reka nkubwire ahubwo tugeze i Kigali ukuntu byangendekeye atangira ambwire ngo tugiye kurara mu ibintu byose mbona ni ibibazo wese biragenda gutati wapi atangira kuncengeza mu Ubundi se robuze iki hano? nabuze iki se kandi bwabushyano bw'abantu nyine babona abandi birukanse nanjye nkirukanka ngo ndagiye Mama yanjye we.
ukuntu yabanje kunshuka ngo tugende ngo ni ahantu heza twagerayo agatangira kumva ngo turarara mu kiraro tugeze yatangira kunkwepa umbuze nifuje kwigarukira uzi kugaruka noneho ku byangoye nta bwenge mufite nta bwenge byarangoye gira vuba ujye kureba ziranga ku meza ntangira kandi njya kwiyahirira ubwatsi ziranga nzazigwa inyuma gira vuba ahubwo byihorere ariko mana njya nyese nagorwa abana bagiye Kigali umusaza nawe ni ukwirirwa yinywera agacupa baye amaboko yanjye ko kazakorera ubwo mbijemo koko yawe ndi kumva byahiye ukanera urongera mu samana ariko muzajya ngira teresi muhure nazo mu kabari je nibi bintu mwa mwanteze mwana munzu anyese erega ndi hano ariko ubundi uburi muri sana no mana yanjye uriya musaza ndamusizwa neza naye ndi gushaka ubwatsi bw'inkwavu ndumva yaje yanezerewe se ndamukirara kuza wivovota byagenze umva iriya nyana y'imbwa muri karekezi isuzugure ku kabari